atwiye kumva ibyo mukabwira amatorero mu izina rya Yesu no tubisabye amen. Nitwa Jean Paul Habumuremyi, ndi umukristo barurirwa Nyarugenge muri ADPR. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka mu bice 22. Ndasoma mpereye ku murongo wa 39 ngeze ku murongo wa 44. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka bice 22 murongo wa 39 kugeza ku murongo wa 44. Ndagira ngo dusome. Arasohoka ajya ku musozi wa Elayono nkuko yamenyereye, abigishwa be baramukurikira. Agezeyo arababwira ati, nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Atandukana nabo umwanya ureshya ntaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati, Data nubishaka undenze iki gikombe, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Marayika uvuye mu ijuru aramubonekera amwongeramo iki? Kuko yarababaye bikabije asenga cyane, n'ibyuya bye byari bimeze nk'ibitonyanga by'amaraso bitonyanga hasi. Amen. Byakozwe n'intumwa bice 28. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 6. Byakozwe n'intumwa 28. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 6. Bamwe bakunda kubyita ngo ni byakozwe n'umwuka wera, kandi nibyo nukubera ko ibintu byinshi by'ibitangaza byakorekeyemo byakozwe n'abantu bari buzuye umwuka wera. 28 umurongo wa mbere. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Paulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana. Inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Turi kumwe? Urumva ko harimo inshira ishobora guhangara Paulo. Murongo wa 4. Bene igihugu babonye igikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati, nukuri uyu muntu n'umwicanyi. Nturora nubwo yakize mu nyanja idacu rwa kibera ntimukundira kubaho. Urumva ni inshira yarumye abantu hano muri Merita kugeza ubwo igira abafana. Turi kumwe? Ni inshira yarumye abantu kugeza ubwo igira abafana. Ako nako mukabike dukomeze dusome. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyabo. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje. Urumva barategereje, bakajya binyuza iruhande rwa Paulo ngo barebe niba yabyimbye, ko ntushobora kureba umuntu utinyuje iruhande rwe. Bategereje yuko abyimba cyangwa akindutse, bategereje umwanya munini bakibitegereje. Babona ntacyo abaye, barahindura bati, ni Imana, Imana itugirire neza. Tugiye kuganira amagambo afite insanganyamatsiko ivuga kuba ku rugamba ufite imbaraga zarwo. Kuba ku rugamba ariko ufite imbaraga. Ndashaka mu ndebe abari gusoma Bibiliya n'abari muri telefone mu mwanya mutoya tuganire. Kuba ku rugamba ufite imbaraga zarwo. Nabibwiwe mu iterano rya mbere n'irya kabiri, mu bintu byantunguye ntegura zino nyigisho, bikantera ubwoba ariko bikampa inyigisho nziza. Iyo umukristo abaye ku rugamba adafite imbaraga zarwo, ahakorera amarorerwa. Tongera nsubiremo. Iyo umukobwa, umusore, umubapa, umubyeyi, titire bakwitiye ariyo yose, upfa kuba witwa umukristo. Twese tubihuriyeho. Iyo abaye ku rugamba urwo ari rwo rwose adafite imbaraga zarwo, birangira hakoreye amarorerwa. Tutagendeye ku byo yaba yarabwiye Yesu bihereranye, cyangwa mu ndahiro n'imihigo yaba yaramuhigiye, bari hahandi ari muri bya bibazo. Iyo adafite imbaraga z'urugamba ari kurwana, birangira hakoreye amarorerwa. Twasomye Bibiliya mu nkurikire. Abigishwa ba Yesu, Yesu avuganye nabo ibintu bikomeye. Yarabanje arababwira ngo nitegereje imbere, mbona hari ibintu bigiye kuba.
kandi muri ibyo bintu Satani yabasabye ngo abagosore. Murankurikiye? Ageze kuri Petero aramubwira ngo ariko weho nagusabiye ngo ukomere, kwizera kwawe gukomere, ngo numara gukomera ubone uko ukomeza abandi. Icyo bita reaction mu Gifaransa cyangwa uburyo bitwaye nyuma yuko Yesu abahaye ubutumwa bw'ibiri imbere byarantangaje. Bahise bamwirariraho baramubwira ati twebwe ushobora kutatuza, uretse no gukubitwa uri kuvuga ko bizakubaho, twiteguye no kujyana nawe mu mva. Twebwe turi abagabo bahagararana nawe tukajyana nawe mu mva. Yesu arabagerageza gato arababwira ngo ufite imyambaro ayigurisha agura inkota. Petero amubwira ati ebyiri ngenda zigendana. Ndaza kukurwana, niba utarunze uramenya, niba utanze uragira gute? Yesu arangije yabahaye ubutumwa cyangwa amakuru y'ibigiye kuba, bamwirariyeho ariko ntiyabareka, abajyana mu ruganda rucura imbaraga zatuma bahagarara neza ku rugamba. Arabazamukana, azamukana abana babiri b'inkuba, Boanerges, Yakobo na Yohana, azamukana na Simoni. Abagezezeyo nibwo bwa mbere muzasome muri Bibiliya Yesu yarabahase gusenga kandi azi neza ko bananiwe. Abasiga ngo umwanya muto ahantu watera ibuye, arababwira ngo mwabaye maso mugasenga. Yongera bisubiramo, mube maso musenge mutajya mu moshya. Petero akajya amubwira ati genda usenge, ibitotsi bimereye nabi. Ndashaka kubabwira ijambo nabwiye abandi mu yandi materaniro. Iyi Imana ihatiriza umuntu imubwira ngo nasenga, ukayisobanurira kunaniwe, ukayibwira kuri busy, ikaguhata ikakubwira ngo senga. Muzi impamvu? Ibizi neza ko hari icyo ugiye guhura nacyo inyuma y'ibyo bihe by'amasengesho, utakoresha izindi mbaraga keretse izo wavanye mu masengesho. Iyo udasenze ukora amarorerwa. Bibiliya iravuga ngo Yesu arongera aragaruka. Natangaye kandi ndashaka kwibaza abaririmbyi, nabonye hari abaririmbyi bakuru, ndashaka kubabwira hano mu Gatenga, nanjye mbyibwira n'abandi bavuga ubutumwa muri mwiteraniro. Nibajije ikibazo, ibitotsi bifata abantu Yesu akabakangura inshuro 3 muzi n'ijwi rye bakamunanira, turi ku rwego rwo gukangura abantu basinzira ibi bitotsi? Ni umukoro mbahaye mu butekereza. Natangaye. Bwa mbere aragarutse, mube maso musenge. Petero amubwira ati gigende ndumva ntemerewe. Arakomeza arasinzira. Yesu aragenda, agaruka bwa kabiri, bwa gatatu agiye mu masengesho akumva wapi ntago bari kumwe nawe, arongera aragaruka arababwira ati nababwiye ngo mukanguke mube maso musenge mutagwa mu moshya. Mwumva ikintu gitangaje, ngo abonye bamunaniye ibitotsi bibaye byinshi, arabareka wajya gusenga. Arabareka wagira gute? Nimusoma muri Matayo, mugasoma Mariko, mugasoma na Luka, hamwe haravuga ngo arapfukama arasenga, ahandi akavuga ngo yunama hasi arasenga, ahandi haravuga ngo nuko yubama hasi arasenga, arapfukama arasenga, yubama hasi arunama arasenga. Ntabwo bahabanye mu mvugo, ahubwo mu mwuka baruzuzanye. Bisobanuye ko Yesu kuri uriya musozi wa Getsemani yasenze amasengesho ari mu buryo bwinshi. Yarasengaga kananirwa agapfukama, yumva gupfukama biramunaniye akubama hasi, yumva kubama biramunaniye akongera agasenga. Murankurikiye? Ngo arasenga, agisenga agiye kumva yumva umugabo amukozeho. Bibiliya iravuga ngo yari marayika, araza mwongera imbaraga. Akimara guhabwa imbaraga aravuga ngo noneho ndabyemeye. Agahinda karasira, ubwo burasira bw'igikombe, arangiza aravuga ngo ndabyemeye, nemeye isoni z'umusaraba, nemeye akarengane, nemeye gucishwa bugufi, nemeye igisuzuguriro. Ariko abigishwa ntazo bahawe. Mukanya rero batarazihabwa igitero, ibyo Yesu yababwiraga gitakiza, amafirimbi, induru, gutukana, bahakoreye amarorerwa. Abantu bamwe bakunda kuvuga ko Petero ari umunyantege nkeya, ariko ugereranyije n'abandi yari umunyembaraga. Kuko abana b'inkuba, Boanerges, Yohana na Yakobo bahise bahunga bariruka. N'abandi babanaga na Yesu abigishwa babyumvisha nabo barahunga.
Petero ngo ari aho ngaho ahita avuga ati rero ngiye kwereka umwami ko mukunda. Ngo ahita akuramo inkota, ahita ashakisha mu mutwe tekinike z'ubuzerote, bagati harya twakoreshaga imeze gute twatewe ari benshi. Ngo agira atya, avanamo arasimbuka, ngo ahita aca ugutwi k'umugaragu w'umutambyi. Abahanga bavuga ko atashaka ugutwi, yashakaga umutwe, ariko kubera ko Yesu ibintu ntibigera kure. Buriya mu rugo nimutagira ibintu mwumvikana, mujye mureka kubyumvikana muri imbere ya Yesu, ntibizagira kure. Nimutongana muri korari, mujye mutonganira imbere ya Yesu, ntugatonganire hanze, mujye mutonganira imbere ya Yesu, ntibizagira kure. Ahantu Yesu ari ntabwo ibintu bigera kure. Haleluya. Kamvuga amagambo menshi nihuse. Bibiliya iravuga ngo barenga hinguka, uwo ni Petero. Bageze ahantu yagombaga guhagarara akagaragaza ko akunda umwana. Uwamuhinyuje ni umuntu sempre umuje. Aramubwira ngo ko numva hari ubu Yesu buri muri wowe, ko numva hari ubu Yesu. Uburyo uvuga hari, kuko ntiwabana na Yesu ngo ye kugira ibintu akwanduza, ntibibaho. Buriya nubwo mwakwijijisha akavuga uti ngiye rwose ntaho nigeze nsenga, karaza aravuga ati hari ubu Yesu bukurimo. Aravuga ati nukuri uriya mugabo ubona sinigeze kumumenya. Ngewe Petero mumenya, ntawe nigeze kugira gute. Ngo abikoze inkoko ibirabitse, Yesu acisha mu maguru aramureba ararira. Mbabuze namwe abo mu iterano rya mbere rya kabiri nababujije amarira. Hari amarira y'uburyo bubiri, Satani anezerwa nuko umuntu yayarize, ariko Imana ibabazwa nayo. Amarira ya mbere ni amarira umuntu arira nyuma y'uko Imana imuburiye ntiyumva imiburo, akagwa mu cy'Imana yamubwiraga ko atakigwamo. Iyo urize Imana irababara, Satani aravuga ngo very good, nabishakaga. Nabahaye urugero, iyo umuntu atwaye indi Imana yamubwiye ngo genda gake, wijya muri gatoye, akaba ati namukunda iramvire kagenda nk'intama bagiye kubaga. Iyo ageze bakamutera inda akarira, Imana irababara, ariko Satani aravuga ati very good. Ayo marira ntimukayarire mu izina rya Yesu. Amarira ya kabiri nabujije abantu ni ya yandi umuntu agira ibibazo akarira ntacyo akora, ntacyo bikora kuri Satani, ugasanga umuntu abaye harira gusa. Iyo urize bivuna umutwe, bivuna ibitekerezo, byangiza umubiri wawe. Ugomba kurira ariko hari n'icyo ukora, ukarira unasenga. Rira ariko wongera kugira gute, nibyo bikanga Satani. Ariko iyo urize ntacyo ukora, Satani aravuga ati nabishakaga n'ubundi kurira. Imana imfashe muze kubyumva. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ababigishwa ikosa bakoze rikomeye, rimwe mu mpamvu ituma abantu bakorera Imana kandi nta mbaraga z'urugamba bafite, ni ukutita ku miburo y'Imana ugaterwa utiteguye. Kutita ku miburo y'iki? Ndeba hano, iyo usomye Bibiliya yose, Imana irabizi ko isi atari paradizo. Ibizi neza ko buri rwego rushya rugira umudayimoni. Iyo bari mu butayu b'Isiraheli, Imana irababwira ngo munyizere, ariko yajya kubohereza i Kanani, mu gihugu yitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka kugeza mu iherezo, aho bazarira ibyo kurya ntibibure. Igihugu kinywa amazi y'imvura, gifite ibikombe anywa amazi y'imvura. Igihugu cyiza, ikababwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe Imana. Imana irabizi ko buri rwego rushya rugira umudayimoni mushya. Imana ifashe muze kubyumva. Impamvu ya mbere rero ituma abantu bakorera Imana cyangwa bakaba mu ntambara, mu bihe by'intambara, ariko badashobora kurwana urwo rugamba kubera ko bafite imbaraga nke, ni ukutita ku miburo kandi Imana yagize gute, yababuriye. Impamvu ya kabiri muvuga ngo irakomeye, ni ugushirirwa ugakomeza kwitwara nk'ugifite imbaraga. Hari abantu bashirirwa, kandi mu ndabe hano babwira ikintu gikomeye. Ubuzima tubamo n'umurimo w'Imana dukora naho tuwukorera byubatse mu buryo butumaramo imbaraga. Ikosa rero si ugushirirwa, ikosa ni ugushirirwa ariko ntubimenye ko wagize gute. Bivamo piratage. Muzabibona umuntu aza kureba atargira umugore cyangwa uri umugabo. Abadamu nibo bahita bashyira ati ndi umugore. Ati Imana imbwiye yuko umwana wawe wa mbere, kandi ntawe urabyara, Imana imbwiye ko umwana wawe wa mbere agiye kugira ibibazo. Urumva agahanura ibintu bibi gusa, kubera ko azi neza ko twavukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara, ahantu haba inzara, tifoide, malaria, ababyeyi bavuga nabi.
noneho kuvuga ibintu bibi ni bene wacu turabisangamo. Umuntu agahita akanguka ati mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Reka mabwire, Imana igenekereza itazi ko umuntu ari umugore, itazi ko umuntu ari umugabo, ntabwo ariyo Mana dukorera. Harimo ikibazo cya piratage, kuko abantu benshi bakunda kurwana kw'izina, kuri titre. Nyamara icy'ingenzi cyaragiye igihesha agaciro titre. Nabivuze abaririmbyi bahari, ariko ndavuga nti murakare, mwebwe muri bakuru ntimurakara, ariko hashobora kuba hari abarakaye, bazabimbwira buriya. Hari n'ukuntu usanga mutubyinisha, ariko rimwe na rimwe ugasanga nta buzima burimo. Zamuka. Noneho tukamara amasaha nk'7. Njye nagiye mu bitaramo bihera saa 1 bikageza saa 12 za mu gitondo, ariko abahungu batubyinisha bakaba bari gusoma kuri energy. Icyo cyo narakivumbuye numva kirambabaje. Ndavuga nti twebwe turimo turabyina nta kantu kari mu nda, abahungu barasoma kuri energy. Zamuka. Ariko wabyitegereza ukabona abantu barimo batubyinisha basuzuguwe n'abadayimoni ku rwego rwo hejuru. Babaho ubuzima bw'ibyaha Satani yamaze kubigarurira. Murankurikiye bene data? Ariko wabitegereza ukabona ntabwo bamenye yuko batari ku rwego rw'intambara mu barwana. Mu ndebe hano mwese mbibabwire, abantu dukunda guhagarara imbere y'abantu, aha ni mu isibaniro ry'intambara, ni muri shadow battle. Uwohereza ukora mvutema ushika uvuga ati ko bitura mutwe, uvuga ati cyari kiguye hariya. Aha ni muri shadow battle, hagomba kuza umuntu uhagaze mu rwego rw'intambara. Iyo haza rero cyane utari ku rwego rw'intambara havana ibintu bibi, umuntu aragukandagira ukagwa. Agendaho turi muri korari buri gihe arankandagira, tagukandagira se wajana batagukandagira, ni amatiku ufite kubera ko utari ku rwego rw'intambara. Aha muzahava imyuka mibi, abantu barayandura. Nta myuka mibi haba, ariko abantu bafite intege nke batera ikabaniga. Aha ni ku rwego rw'intambara, ntabwo ari ahantu ho gupfa gukinishwa. Murankurikiye bene data? Iyo rero umuntu yasiriwe akitwara nk'ufite imbaraga arapirata, arahimbahimba. Njye nakuriye muri ADPR rwose sinjya mpfunyikira abantu, ariko nashatse gupfunyikira napfunyikira. Nzi ukuntu umuntu ajya mu mwuka akirakaza, kaza ukicara nko muri koro udasuhuje n'umuntu n'umwe, kajya uzuzwa bakanga biye mukuru. Habe no gusuhuza perezida wa korari mukanga shatotako. Murumva ndimo ndavuga indimi, ariko nta mwuka wazimpaye. Nukubera ko nabaye muri ADPR menyeranye nabo. Wazihimba rega ukajya unagenekereza. Urebye abagabo bari hano abenshi amatama yabirimo ibiryo, uwo masezerano basigaje nayo kujya Dubai rero. Kandi icyo ukora ubanza kubahindura photocopy. Iyo uri gupirata uri umuhanga ubanza kubahindura photocopy. Ubanza kumubwira uti haguruka, agahaguruka. Tuzamura amaboko 7. Uko azamura amaboko 7 niko ari gutakaza ubwe, agasigara ari photocopy. Kumubibamo rero biroro barabamaze. Yes ashim. Iyo umuntu yatakaje imbaraga agasirirwa akitwara nk'ufite imbaraga, arwana kw'izina. Arwana kuki? Muzi impamvu Imana itatwambura amazina? Imana iriyizera. Imana mwahoze muririmba ni Imana yiyizera. Ngira ngo umunsi umwe nzaza kubigisha ukuntu ijuru rikize, ukuntu Imana ikize, ukuntu Imana ari umubosi. Imana izamfashe zaze mbibigisha, muzavumburamo ibintu bikomeye namenye muri iyi minsi. Imana iriyizera ku rwego ivuga ngo ni ngewe Uwiteka, nta yindi Imana ibaho uretse njye. Ibyo muvuga nk'Imana ntibibona, na bya bindi byose muvuga ntabyo Imana ibona, iribona. Dukorera Imana yibona. Ahiri irabizi ko ntayibeshyera. Haleluya. Ni Imana yigirira icyizere ku buryo ikohereza ikakubwira ngo nkorera, ukayikora itohereje umutasi wo kumva ibyo uvuga. Ubiraha irahiricaye, uzi ikintu iri gukora, iri kumbwira ngo mwana wanjye nkorera. Kwa kundi mwaririmbaga ntabwo yishinzwe kuba ivuga iti mukore mwebwe gusa, ibaha imbaraga. Ariko ari undi akabohereza, murabwira abantu bangana batyo, yakohereza n'umutasi wumva ibyo muvuga. Abantu ntabwo bizera, ariko Imana iriyizera. Icya kabiri nshaka kubabwira ku Mana namenye mu minsi yashize, narakimenye mushumba ndota inzozi mbona nsimbuka. Nakimenye gusa, nararyamye bigeze nijoro ndarota ndasimbuka, nisanga nicaye ku gitanda, numva imbaraga nari nuzuye nsinziriye zamfashe, nkajya nikabakaba nkumva zirimo.
cyakora zagiye zishira gake gake, isi nta munoza yarazimaze, ariko narakangutse nkumva ibintu by'ibibaraga. Kubera iki? Muzi impamvu nari namenye ko mu rugamba rwo kumanura Satani mu ijuru ntago Imana yahabonetse. Muzi impamvu? Mutazigera muyibeshyera ngo yarwanye na Satani, ntago Imana iri ku rwego rwa Satani. Muzasome yohereje marayika Mikayeli, nabwo nyumva neza, imuha imbaraga zingana n'izamanura Satani, kuko imuha imbaraga zayo nyinshi ikaziha Mikayeli. Zari kubanza zikamwica zikamuturitsa akabura, zigaturitsa na Satani ntituzamubona agenda. Murankurikiye? Imana imuha imbaraga amanura Satani. Baba ririmbyi baturirimbiye kera twarafashijwe nibyo, ariko reka mbikosore. Ngifata Satani mukoza hirya mukoza hino, jamais. Ntabwo Yesu ari ku rwego rwa Satani mu ntambara. Yaragiye kuzima aramubwira ati mpereza imfunguzo zo gupfuna izikuzimu. Yamuhereje atavuze amagambo menshi, kuko amuzi neza. Haleluya! Imana yizi neza. Nimujya muririmba mujya muhagarara nk'abahagarikiwe n'iyo Mana. Imana yiyizera, Imana itagira ubwoba, Imana itagira ikitinya. Haleluya! Kamba kosore muve mu bwoba. Ubu ngubu nibwo Imana igiye gukora ibitangaza. Mbabwira impamvu, iyo ibiciro byazamutse ubuzima bugakomera, nibwo Imana igaragarira abana bayo. Ndumva mudafashijwe. Muri iyi minsi narafashijwe. Mbabwira impamvu, Imana ntabwo igikemura ikibazo kidahari. Imana ntishobora gukemura ikibazo kidahari. Munyumve neza, ubwo ibiciro byazamutse kubera Ukraine n'Uburusiya, mwibuka ko twebwe ari imibiri irina twaragiye. Paulo yaravuze ngo turi muri Kristo mu buryo bw'umwuka imbere y'Imana. Niyo mpamvu nta byaguhiga ngo bigufate. Mama, ndashaka kubavana mu bwoba, zambeba zanjangwe na bya bitero. Ni impamvu y'imyumvire mike. Ugize imyumvire y'abana ntiwazongera kuyumva. Waryama ugasinzira ukavuga uti kabisa ubu ndasinziriye. Yesu ashimwe. Kubera iki? Ntabwo turi ku ifishi y'umuntu. Buri ibintu byose Imana wabonye yakoze mu buzima bwawe, ntabwo uri ku ifishi y'umuntu. Twebwe twanditse ku ifishi y'Imana. Ibiciro nibizamuka, Imana izamura ubuzima ibuhuza n'ibiciro. Murizeye? Murumva Imana mukorera niyo. Nimuyiririmbira, nimuyibyinira, nimuyiramya, mujye muyivuga muca bugufi muvuge ngo Mana. Nta usa nawe, nta uhuye nawe, urahambaye. Kandi abavugana nayo muyibaze, iraza kubabwira ngo ibintu Jean Paul amvuga nibyo. Ibintu nyivuga nibyo. Aho yiyicariye mu bwere, mu cyubahiro cyayo, mu bwiza bwayo, aho yiyicariye itagira ubwoba bw'ibyabaye, aho yiyicariye iri kuvuga ngo ibyo mumvuga ndibyo. Ndi Imana itagereranywa, ndi Imana itari ku rwego rw'abadayimoni, ndi Imana itari ku rwego rwa Satani, ndi Imana itari ku rwego rw'imbeba, ndi Imana itari ku rwego rw'amapusi, ndi Imana ikomeye. Akanyuma kugira ngo nsoze, nabonye hari abari bahari hano nababonye maze icyumweru nigisha isanamitima. Mbabwira ikintu cyambabaje, ni ukuntu Satani aganiriza uwitwa umwana w'Imana akamubwira ko ari akantu, ikintu, uruntu, akayagenda nka zezenge cyangwa zezengyure. Ntabwo uri zezenge mu maso y'Imana, uri original, nta wundi usa nawe, uri akarabo keza. Mundebe hano, nta muntu duhuje muri iyi si. Ndi Mr. ku rwanjye ruhande, nawe uri Miss ku rwa ruhande. Ibindi ni ibipimo by'isi isi yashyizeho. Mu Rwanda bashyizeho ngo umugore mwiza n'ufite igikara cyiza kitarimo mukorogo no mu nda zero. Indebe bababwiye, Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabyibuha. Abagore mu byibushye ni umugisha w'abakiranutsi. Ko bimeze mugomba kubitahana mukabyizera. Rero ikosa rya mbere abantu bakora riteye ubwoba ni ugushirirwa, barangiza bakitwara nk'abagifite iki. Imana izamfashe nzaze kubigisha ukuntu Imana ikiza. Narabyigishije ndafashwa nkajya ngenda mvuga ariko siko
kandi nabibabwiye mu iterano rya mbere n'rya kabiri, hari ibintu biciriritse mu isi y'umwuka. Mundebe hano, hari ibintu biciriritse. Mu biciriritse harimo ibiryo. Uzi ko mu ijuru bashobora kwemera ko uburara ariko ntibakwemera kurara udasenze. Kurya rero biraciriritse. Mwebwe mwafashe ibiciriritse mu bihimbaraga, mwafashe ibiciriritse mu bihereza iki? Abantu bafashe umubiri barawogeza, babihereza imbaraga, barawugurisha, banga gutunga ubugingo. Turahambaye twebwe. Mu minsi yashize narasenze mbaza Imana, ntariko nkurikije urwego wadushyizeho tukaba abana bawe. Ubundi iyo ugenda ufata uwakijijwe agahita azamuka akitura hano mu kirere, urabona pasiteri bakijijwe mbere bari ko batuye hejuru yacu, ukijwe uyu munsi ari kuba atuye nkaha, tukajya duhahira mu isoko dutahayo. Ariko Imana yadusigiye akantu kamwe, yaravuze ngo simbasabiye kubakura mu isi, uyibarindiremo. Dufite asiranse ituruka ku Mana yo kurindwa. Ni bande babyizera? Dufite asiranse yo kurindwa. Haleluya! Niba hari umuntu uzirana n'abadayimoni ndi wa mbere. Hari igihe narangiza kubwira Satani akambwira ati nzakwica, ndamubwira nti mu bintu bizagutera umutwe ni ukumbona mbyutse nsa neza. Muzi impamvu? Ntabwo ngewe imyanzuro imfatirwa ari yaturutse muri Satani. Mu ijuru rero bafata umwanzuro, nzapfa igihe cyanjye cyo gupfa kigeze. Haleluya! Kandi nzabaho ku ijuru ryabiteguye, nta mbaraga, nta bubasha, nta butware bwaburiza mu mugambi w'Imana. Nta mbaraga, nta butware. Muzi ko itorero ryo ryonyine rifite pewo y'Imana. Nubwo tutamenyekana, nubwo tudakomeye, nubwo batabogeza kuri televiziyo ngo bavuge ngo itorero, niryo ryonyine rifite pewo y'Imana. Iyo rifunze no mu ijuru barafunga, iyo rifunguye no mu ijuru barafungura. Niryo ryonyine risiga ibintu Imana ikavuga ngo very good, very good. Ndabyemeye, ntacyo ndengeje. Muri abantu bakomeye, muri abantu bakomeye. Hari imyumvire ukwiriye gutakaza. Ubona nk'akantu nk'uruntu, bakakubwira ngo abagore babyibushye ngo nta kigenda, nawe wajya ugenda ukagenda nk'uruntu. Mugisha abakiranutse. Ntago mwese muzashaka izitaye zacu nk'iz'abamisi ngo muzibone. Oya, ntibyakunda. Ushobora no gushyiramo tangawizi na bya bintu ukarwara igifu kikakwica. Kandi ndabibutsa ko Imana isezeranye, Imana inezerewe isezeranye umuntu. Ubu nanjye yarabimbwiye, yambwiye ko izanteraho inyama, ibaze nawe. Nubwo atari amasezerano agezweho kuri twebwe, ariko mu ijuru agezweho. Hari igihe bandeba bakaba tuzaguteraho inyama, hari igihe tuzahura haraje ibinyama. Nakubyibuha ntago biba automatique, ni ibintu Imana itegura, biri muri gahunda z'Imana. No kunanuka ntiba automatique, ni ibintu Imana itegura. Undi abantu bakurema ikintu, defo yose waba ufite cyangwa se imperfection, ngo ni iki mu Kinyarwanda? Defo ni iki? Inenge yose waba ufite mu isi y'umwuka bayibyaza inyungu. Mwari mubizi? Iyo atari inenge yatewe n'icyaha, giterwe nuko wakoze ibyo gukiranirwa, mu isi y'umwuka bayibyaza inyungu. Ntabwo Zakayo yari guhura na Yesu ataza kuba mugufi, kuko kuba mugufi byatumye atamurebera hasi mu burebure, yurira igiti, akora ikosa ryo kwegera igiti cyegereye Yesu. Iyo umwegereye rero atangira kuvugana nawe, ahita amubwira ngo Zakayo ururuka. Urumva kuba mugufi kwa Zakayo byamuhuje nande? Ibindi ni standard z'isi, isi irabahabya ikabatera ubwoba. Ntabwo uri ikintu, ntabwo uri akantu, ntabwo uri uruntu. Nta nubwo uzasaza uri agasaza cyangwa igisaza, cyangwa uzasaza mu ishusho nziza y'Imana. Uri akarabo keza k'Imana. Nubwo abantu bakwambuye agacereko, mu Mana ufite agaciro. Ku bantu ntusa neza kubera ibipimo by'abantu, ariko ku Mana usa neza, uranayiryohera bambe we. Munsi umwe nigeze gusenga, nsengana n'abagabo bakisi. Imana irababwira ngo nibanterure, munterure. Baranterura banshyira hejuru, bati ntibari kunterura mu buzima busanzwe, ariko ku itegeko ry'Imana banshyira hejuru. Irababwira ngo nimumuterure, ngo arabandutira. Baraterura n'ukuri kw'Imana. Nanjye mpageze rero mbafani tu. Imana iguhaye umunyengo urya wose. Kigusi. Yesu ashimwe. Mu mpamvu rero eshatu ngiye kuvugaho tugasenga.
impamvu eshatu zigomba gutuma tubwira Imana ngo iduhe imbaraga zitubashe kurwana urugamba. Iya mbere nuko turi mu minsi y'imperuka. Turi mu minsi, murakorera mu minsi y'imperuka. Nabibwiye abaririmbyi bagenzi banyu kandi nabonye abenshi ndabazi. Ikamabwira ikintu cyantunguye. Namenye ko kandi ni Imana yanganirije. Ndimo nigisha amakorari. Namenye ko muri iyi minsi basigaye batumira korari kubera impamvu eshatu. Ubwo muzagenzura mumenye icyatumye batumira. Iya mbere nukugira ngo babahinyuze, babereke yuko muciriritse.